iyo uhangara kuvuga kurusha imbaraga uba wiyambura ibirere bizakugeza aho yageze cyane. iyo wubaka umuntu uba wiyubaka, iyo urwanya umuntu uba wirwanya cyane, kandi wagombye gutekereza kuko ushobora gusanga uncira urubanza atazi n'ibyo arimo avuga. Icya kabiri yibitseho ubumenyi bukeya. Icya gatatu yahuye n'abatazi ahariho. Tukiri iwacu yo hepfo ntibaturira ko umuntu wese uje Kigali ari umukire cyane ngo yora na Apostle Mignonne ni umubyeyi mwiza cyane, n'abadukurikiye tubabwire ko rwose ni umukozi w'Imana. Amen. Ano umukozi w'Imana ufite umwuka w'Imana, ufite imbaraga, ufite ubumuntu, n'umumama Imana ihagurukije abagiye basengana nawe mu byumba by'amasengesho barabiza amasezerano Imana yajyaga imubwira kera, ikamubwira ati nzakugeza kuri. Rero icyo gihugu kimye bwa mbere mu murimo, amavuta bashyira ku ruhanga nayo mu ntuza. Noneho icya kabiri iyo bagiye kugira no gufata ibiganza ukabishyira mu mavuta, bisobanura ngo ubaye umunyabikorwa, ibiganza byawe bigiye gukora ibikorwa. Haravuga 3 mu wa kabiri aravuga ngo kuri Ashera, aravuga kuri Ashera aravuga ati Ashera habwa umugisha n'urubyaro, ashimwe na bene se, yinika ibirenge mu mavuta ya Elayo. Yes. Ni Bibiliya. Je byukuri igikorwa cyabaye hariya ngewe ni igikorwa cya gihanuzi. Kandi abantu bose ntago bemera ubuhanuzi. Ntabwo abantu bose bemera ubuhanuzi ariko. Kandi umuntu nagaye ikintu cyo bicecekera. Byihorere, unabirebe, unatuza umutima wawe. So urumva rero harimo kwinika, bavuga ngo yinitse intoki mu mata. Hano hagiye ibirenge. Cyubara kuba yarashyizemo inteke no gusobanura iki. Nuvuga ngo avuye mu magambo yo kuvuga yimikiwe gukora ibitangaza. Asifiwe Bwana. Amen. Kandi kugwa k'umuntu tibisobanura imbaraga z'utazimugushije, ahubwo ibindimo bihuye nibiri muri uriya muntu unaniwe aramanuka. Ngero nkabona ko ni igikorwa cyiza cyo gushimwa, kandi je nemera mu ruhande rwanjye rwose, kandi nkavuga ngo umva ibyavugwa byose ntago nababara, kuko amavuta iyo uzamutse mu mavuta abantu bagomba kuvuga. Reka nguhe urugero mwese, iyo utabyaye bakwita ingumba. Abantu ibyo twagiye dusobanura ahangaha, ngiye ku ruhande rumwe nshaka kwivugira kuri bintu nabonye, nanjye video narayibonye pe, nongera ndanayibona, numva n'ibiganiro ndabyumva. Ahubwo iyo uza kumpera umbaza ibyo mbere, nkavuga nk'ibintu 45 Imana yakoreje uriya mubyeyi. Oya byo ni ibyanje. Wowe ufite 45 ariko byo mvuga ni bya bindi umukubwira ngo ntukorewe. Wibuke ko je 45 mvuze ni bya bindi Farao bambwira ati mva rero igitangaza ntacyo turi bukore, iki n'urutoki rw'iki rw'Imana, n'urutoki rw'Imana rwabikoze. Nibyo nashaka kwibwira, ibintu 45 nzi byakozwe nuko kw'Imana kuri ku mushumba. Ariko ni byinshi ubwo uvuze abandi batakwigana, mvuze iby'abantu batakwigana. Nawe urumva navuze iby'abantu batigana. Batakwigana. Noneho utakwigira nkawe, utanakwishushanyaa ngo ubikore nkawe. Noneho uyu urebye n'umwuka uri kuri apotre, umwuka w'ubumana n'ubugwaneza usiga abashumba beshi. Uhari abantu basigara bagatakara. Ariko nkubaza, wibaza ko ari amavuta yasizwe ari nayo bitangaza mwibwira benze byo yakoraga? Ubundi ni iki wazana hariya kwa Poso kitahaba? Ntacyo. No kuza kwigisha no kugira gusa muze munezerwe, kuko ntabyo mwazana bitahabaye. Oya none ngiye kuvuga urugero. Ubundi uretse ko ari abantu bakritika, Aposo ntakeneye abantu, nubwo abantu ari ngombwa. Bivuga ngo ntabwo avuye kuzana amavuta ngo azana abantu bari bahari. Urumva ntabwo yagiye kuzana amavuta ngo agure inzu asanzwe ayifite. Ntabwo agiye kuzana amavuta ngo agure imodoka. Yurira indege. Imodoka afite irahenze, iri muzihenze mu Rwanda. Ataraba na pastor razifite. Nubwo ndaguha urugero. Ntabwo agiye kuzana amavuta ngo amuhe ubwiza cyangwa icyubahiro. N'ubundi asigaye n'ubundi yicara agize gute ahakomeye. None ugiye kuvuga ngo agiye kuzana imbaraga hanze zo kugira gute. Abakize kanseri baravuga. Abakize umutima baravuga. Iyo hari abantu batanga ubuhamya. Ngiye kuguha urugero. Basuhuze nshuti bakunda
bakunzi b'Irembo Ryera TV, tunabasuhuze kandi abadukurikiye kuri Himbaza TV. Mwese tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye, no kuvuga hari abari mu Rwanda, hari abari hanze. Mwese turabahaye ikaze, mukomeze mukomere kandi mukomerane natwe. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, musanzwe muzi, imbere ndi kumwe n'umushumba Ntambabazi, Nyirimbabazi. Ndandi Ntambabazi. Ntambabazi ugira ariko ushaka kumpindura izina kubera izina ryanjye nitwa Ntambabazi Jean Baptiste. Ndanarikunda nkanaryuba. Ubwo waryubashye uruvuye amategeko, hari abantu narinzi ko nzakurangira bakajya bashaka guhinduza izina. Ndashaka gukora challenge. Tuvuga ngo izina si ryo muntu. None ribaye ryo muntu ntabwo byashoboka iwanjye. Nagira ngo mpinyuze abantu ko kwa Ntambabazi haba imbabazi n'impuhwe n'urukundo, kuko na ya BYOSE urabizi ko yari gahinda. Ariko aravuze ati bado biduriye amateka ukagura. Yavuze guhindura amateka y'ibintu ko ntiyamukuriyeho izina ryabaye Sudiri. Ntabwo se reka nkwereke, hari izina rishekeje. Wazo umusozi bita Kaperinawumu. Urabuze Kaperinawumu? Reka ntabwo ari Kaperinawumu, buriya mu gihe buriya ni Kafarinawumu. Reka sobanura umusozi w'abahojejwe, kandi ahantu hari bimuga n'abacumbagira n'abarwayi n'abadayimoni, niho Yesu yamaze imyaka 3 baze kuba ku musozi w'abahojejwe, kandi abantu bakabarira ku manywa na nijoro cyane. Reka tubahe rero ikaze bo badukurikiye. Uyu munsi turaza kuvuga ku mbaraga z'amavuta, amavuta bohora, amavuta akiza, amavuta afite ububasha nk'ikimenyetso gihamywa na Bibiliya, ariko n'ikimenyetso gihamywa umuntu ufite umwuka wera. Ubundi mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, ndagira ngo banze udushyire imbere y'Imana umwanya mutoya cyane kugira ngo dusengere uyu dukurikiye uri hafi hano, atwegereza umutima. Urakoze Data wa twese uhoraho, urakoze Mwami w'amahoro, urakoze Mana ishobora byose, kandi urakoze ku ruhande rwacu. Reka kino kiganiro kigira akamaro ucyumva, tukivuga ubwacu Mwami, ubane natwe, kandi amavuta tubeho cyane Data, kugira ngo imvugo yacu ibivura itakomeretsa, kandi Data uduhe ubwenge n'ubuhanga, kuko tuzi neza ko Kristo nta wundi mushobora gutunga ibyo bintu kereka ubihaye. Ndagushimiye ku mukozi wawe nanjye bwanjye mu cameraman Mwami, ikirere kibi, kirere kizima cyuzuye umutima wera, kandi ikiganiro kizaryohere buri muntu uzacyumva, akabona n'utashaka kumva ibyo tuvuga, ariko azanyurwe no kubona ko dufite ibyo waduhaye Mwana. Turavuga ibyo ntabwo tuvuga ibyacu, kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Nkuko wakomeje kudukurikira tubumwe n'umushumba n'ubundi Ntambabazi. Ibu tugiye kwinjira mu kiganiro. Ubundi bavuze amavuta wumva iki? Amavuta ni iki? Amavuta ngiye nyumva mu buryo bwinshi. Amavuta ubundi yoroshya uruhu rw'umubiri, yoroshya ibiryo, yoroshya imodoka ibyuma ntibikomane. Amavuta akunze kujya hagati y'ibyuma cyangwa hagati y'umubiri kugira ngo akore neza, umubiri ugende ukora mu buryo bwiza. Ayimodoka atuma ibyuma bitajegera, ay'abantu atuma basa neza, uruhu ntirwicwe n'izuba, noneho yo guteka ibyo kurya bikaturyohera, ayo mu mwuka tukavuga mu ndimi tukanezerwa. Ayo mavuta turi butindeho cyane, ntabwo warayibihwagari. Turaza kuvuga ku mavuta y'umwuka wera, ariko abantu benshi bashobora kutayivugaho rumwe, bitewe nuko burya iyo utagira ibintu ushobora kubisebya. Ni ikihe kimenyetso cy'umuntu w'umushumba ufite amavuta y'Imana? Ese ni iki kiyasemboliza, cyangwa nibihe bimenyetso bigaragaza umwuka, bigaragaza amavuta? Urakoze cyane. Mbere yuko tuvuga ku mukozi w'Imana ugaragaha amavuta, wambabariye niba ntakuggoye tugasubira inyuma tukavuga ku mbaraga z'amavuta y'umwuka we. Kuki ubundi yitwa amavuta? Kuki yitwa amavuta? Cyo ni cyambere. Icyambere tugomba kubwira abantu badukurikiye, ku bantu bemera impano, bemera umwuka wera, bakemera n'impano zawo. Burya umwuka wera agaragara mu ishusho 6. Banze banabyumve. Hariho amazi, aho Yesu yavuze ngo imigezi itemba zaturuka mu nda zabo. Hariho amavuta, ari yagiye imikwa n'abami benshi. Hakabaho umuyaga umwe Imana yabwiye Ezekiyeli ngo umuyaga urahuha amagufa ariyegeranya. Turimo turajyana. Hariho umuriro, aho Yohana
niyavuze ngo uwo Yesu ugiye kuza ngo sinafundura udushumi tw'inkweto ziwe azabatirisha umwuka n'iki n'umuriro urimo urabyumva hakaba ikimenyetso kashe aho tubisanga mu gitabo cy'Abaefeso ngira ngo ibice 3 hama ngo ntimugateza agahinda umwuka wera wabashyiriho kuba ikimenyetso kugera ku munsi wo gucungurwa ari naho Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ikibitsanyo cyiza cy'ubugingo wahawe ukirindisha umwuka wera kandi umwuka ni amavuta turimo turajyana hariya hanyuma dukomeje hakaza kuba no cyo twita no ngira ngo twatuvuze byinshi n'umuriro n'umuyaga n'iki twabisobanuraga so urumva ko amavuta nimwe mu kimenyetso umwuka wera agaragaramo ikindi cya kabiri mpamvu amavuta yita amavuta ntabwo wayafata ngo yakomeze ntibigukundira kandi amavuta uko yabitse niko agenda akura rero ibyo ntishaka gusobanura ibyo bintu ngo babyumve neza badukurikiye uburyo umwuka wera tumubona muri ubwo buryo butatu aho rero bikaba byakoreshwa muri ubwo buryo ariko nta wabikuraho urabyumvise cyane ngira ndabyumvise cyane kuri icyo kijyanye n'amavuta n'imbaraga zayo aya mavuta yakoze ibintu bikomeye mu isezerano rishya ndetse n'irya kera nacyo kimenyetso cya nyuma cyahamyaga umuntu ko aruse abandi iyo wabaga ugiye kuruta abandi cyangwa urutishijwe abandi wasukwagaho amavuta mbere na mbere iyo tugiye kureba amagambo ijambo ryitwa amavuta ubundi umuntu waryadukanye ashorewe n'umwuka wera yirukankanwa yabuze uko abigenza bamusize icyasha bamwise ibandi umwesikoro umwambuzi ni Yakobo cyangwa n'ibintu by'itangiriro cyane aravuga rose ntabwo aratuma njya mu mwuka kandi numva nshaka kubivuga nashyize ariko umubiri ntabwo byanakunda ariko ubundi nyamubiri gukora mwiki umubiri zo wajya kugira ariko ubundi twahakuye reka twahabuye no kuvuga ngo uriya mugabo yari asohotse iwabo uwitwa Sawura ntuze muri nyuma nako Esawu atantwariye umugisha abandi bataragiye ngo ariko agera ahantu hitwa Beteli ahantu hitwa Beteli araharara buke arahirirwa ngo nimugoroba yisegura ibuye amakuru ufite yiseguye ibuye ryarigize igicaniro cyande Aburahamu yagize igicaniro cy'amasengesho noneho akiryisegura gato gusa kuko se yamuteganyije sekuru Imana iramubwira ngo nduwiteka Imana ya so Isaka nduwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu sinzagusiga sinzaguhana sinzakurekura nzakora ibyo sinzige nako byo nkubwiye aje bati Imana n'umugisha nkamererwa neza hantu nzahubaka inzu yawe ngahita shinga ryabuye ubundi amavuta ni ikimenyetso cy'Imana n'abantu hari ikindi yasutse amavuta arigendera aragenda Imana imukore by'umukore aragaruka asubira hahandi aza kuhashimira kuko ngo yasutse amavuta yose so no tugiye kuri amavuta mu gihe cy'abami niho byatangiye cyane cyane tuvuge bajya kwimika ubundi umutambyi yinjirwa amavuta nubwo aragira ubwo ugiye gutuma njya ahantu sinashaka kujya hakera ariko no mu banyarwanda ba kera abantu bakurikira ikintu bita agaciro bitaga amavuta ubundi barakubwiraga ngo kugira ngo umenye ikibanza kizaguhira ikibanza kizaguhira ikibanza uzagiriramo umugisha wakirazagamo amavuta ishishi zitayatondagira icyo kibanza kikazaba ari ikibanza cyawe uzakibyariramo ugaheka amen uri kurabyumva reka giye mite nikomereza muri Bibiliya rero yewe ubwo nari gukomeza nakandagira ngo akomeze hari n'igihe rero bafataga amavuta bakayasiga ku biganza byawe bakavuga ati rero aya mavuta dusize ku biganza byawe uwo uzaramutsa uwo uzasuhuza niyo azagusobanurira umunyamahirwe niho bavugiye ngo amaboko azaguhereza uyabona mwiramukanya uri kurabyumva ngo amaboko azagufata akakugundira abatari buguhe ngo ariko ayo muzatsindana nayo ayo muzagira cyabaga ari ikimenyetso cy'amavuta ubwo ndazaguruka wenda ku mavuta yo mu buryo bwose n'uburyo ashobora gusigwa ku ngingo z'umuntu zitandukanye nari nshaka gusobanura ku mavuta kuko buri hari ukuntu umuntu aba ashaka kuvuga ikintu mu rwego rwacyo so iyo tuzamutse amavuta yakoraga ibintu byinshi mu nzu y'Imana ibyo ntabwo twaba tunabitindaho ariko reka tuvuge mu kwimika ku mugaragaro yabanje guhera kuri Sawuli
baramwimika njyewe aho ari hose icyo sinyamatinda cyonse cyo no kwabaye umwami hakurikiraho umenye neza ko Imana yabwiye witwa Samuel ati ngiye kugutoranyiriza umwami. Urumva deje Imana yamutoranije ariko ikimenyetso kikwemeza rubanda ni amavuta bagushyira. Yes. Ko gutoranywa cyo twita umuhamagaro nibanga. Nibanga burya sipiriye nibanga. Noneho arangije anamwimika. Hakurikiraho witwa avuga ati noneho ngewe ndabona umugabo witwa Sawuli tutabasha kugendana. Cyane ko burya Sawuli abitwaza ngo yasizweho mu rwabya no mu nkono baye bitonze. Sawuli yari umwami w'abantu kuko bamwishakiye akorera abantu anje n'abantu baramugusha cyane babarira bamuhirika koko iyo usomye ijambo ry'Imana ngo hari kumubwira namubwiye uta Samuel ati wehe genda uyigira ugari nzagusangayo ngo hageze abantu baratinda abonye abantu batinze ngo atangira kwigira umutambyi atangiye gutamba ati byukoze nibiki ati nabonye abantu bagiye kubera iki uwasizwe amavuta n'abantu buri gihe abantu bagiye ararira ariko ufu wasizwe amavuta n'Imana mu rugamba barakomeza. So Imana imukuru gutyo rangije ibwira Sawuli ngo nakwibwira Samuel ngo genda kwa Yesaya niboneyeyo umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka genda umunyimikire twara amavuta. Cyavuze iki deje Imana yemeye muhamagaro ariko hakeneye confirmation. Amavuta ni ikimenyetso kigaragaza umuntu atari uko ahamagawe uwo mwanya ahubwo yarahamagawe anangije amwikira imbere abene basanga nayo mu rugo nyuma wibuka ko bamaze gutsinda imiryango 12 iramwimika bwa gatatu yimikwa noneho n'Abisiraheli bose ahita hinduka umwami wa Isiraheli nuvuga ngo wamwimitse n'yabereye umwami ayo ni amavuta. Twihuse ikindi navuga ku bintu bijyanye n'imbaraga zo amavuta nuko keshi iyo amavuta akuriho ni ikimenyetso gitera impaka ariko uri muri huta cyane uri muri huta cyane kuko uri muri huta wa mwana we rwose uri huta reka tuvuge amavuta tuyageze mu isezerano rishya tukinde tuyazamure tuyageze mu byahishuwe ntabwo turi butinde abantu bitwaza ngo ni ibya kera oya umva tuse nk'abagarukira aho honyine gusa Yesu Kristo amaze kuvuka mu bintu bamutuye hari nk'amavuta harimo icyome n'ishangi cyane ay'ubwami nayo gushyingurwa ageze ku mubembe nibwo bwa mbere nabonye Yesu acyurira abantu kuva nabaho ngo haza umugore usobanukiwe n'imbaraga z'ibyo afite muri we cyane araza musanga aho ngaho kwa Simoni ngo ararira hanaguza amusuka amavuta y'igiciro cyinshi ngo inzu yose irahumura abantu bose barumirwa abanyeshya ari nka Yuda baravuga ngo ngo iyo twari kuyagura ibiki twaha abakene Yesu aravuga ati mwibabaza uyu mugore uwitwa Simoni w'umubembe utarakira ibibembe yagize amahirwe Yesu ngo niba haraza umusaba mvuto wari we cyane ntabwo ati mwibabaza no mudamu nageze ahangaha wowe nturampa n'amazi yo gukaraba cyane nta nicyo bampaye ariko uyu muntu ansiza amavuta ayategurira guhamwa nk'umwami turimo turajyana yego agatenga guha nk'umwami so arangije ngo kandi ubutumwa buzavuga hose urumva neza uyu mugore azavuga kubera amavuta yatanze so urumva nashaka ngo neka rumusizana noneho tugeze no muri Yakobo cyamaze ngo niba muri mwe hari umuntu urwaye nahamagara abakuru biki bitorero bamusengere bamusize iki amavuta kuko uwo muntu azahagurutswa n'iyo sengesho cyo kwizera ubwo se musezano ntabwo tubivuze turabivuze ntabwo byumva neza ariko none tunasubiye inyuma gato kugira ngo abantu bajye bageraho bumva Yesaya arandika mu bice 27 aravuga ngo imitwaro bakwikoreje yose nibyo bakuzinzeho bizamarwa no gusigwa amavuta amen imitwaro batwikoreje ntizakarane nagira ngo twumve uruhare rw'amavuta ikindi kintu abantu batajya bibeshyaho cyane Kristo niba harakuyeho ubutambyi n'ibitambo ariko ntiyakwiyeho icyo byari bivuze oya ariko amavuta ntago yigeze byose nta nubwo byavuyeho buriya icyo byakoraga ntibyavuye ngiye kuguha urugero hari undi utaza kwibagirwa nashaka kuvuga abantu babiri mvuge n'uyu muntu uyu nuko wenda tugarutse kuri Dawidi abantu barayazi ariko yari yahawe amavuta y'uburyo butatu amavuta anesha amavuta y'ubwami
n'amavuta y'amasaziro meza. Twajya mu buryo bwa interpretation yabyo amavuta yo mu muryango gusa. Kabiri amavuta y'imiryango ibirakomokamo cyane. Gatatu amavuta ya Isiraheli yose cyane y'isi noneho arasigwa aho ngaho. Kandi byo wibuka ko igihe yajyaga guhangana na Goliyati bamaje ngo imbaraga zawe uzikomorahe, ariko kubera ko yasizwe batabireba batabizi yanabwira atari ko gihe Goliyati nzagira bakajya impaka. Aho so nashaka no gutinda, ndashaka gutinda ku mavuta. Yesu yaciye umugani avuga ngo mugenzi wawe we ninde? Avuga ku muntu wakubiswe n'abambuzi. Yavaga ku yavaga Yerusalemu h'amahoro agiye Yeriko havumwe. Yeriko havumwe ngo ageze mu nzira ahura n'abantu ngo ariko Yesu yitegereza inkoni yakubiswe abona uwo muntu ntabwo ari uwo guha paracetamol, abona gomba komozwa amavuta ya Elayo. Ayo mavuta ya Elayo yagiraga ibintu bibiri, yari imikaga, ikindi akaba ari amavuta ushobora gushyira mu noza mu itadowa akayacana akabonesha. Ikindi cya gatatu akaba ari amavuta yomora. Rero iyo wabaga ugiye guhumuriza umuntu wayakarabaga mu biganza, ayo mavuta wayakarabaga mu biganza ukayamusiga, wamara kuyamusiga uburwayi bwe bukagenda cyangwa se ukamwimika gutyo. Bose bagiye muri Zaburi ngo bimeze nk'amavuta yasutswe. Yasutswe ku mutwe aramanuka ntiyagarukira kunda ntiyagera hehe agera ku musozo w'ikanzu ye cyatageze ku birenge cyita kumera. Niko bimeze ku misozo y'imyenda ye. Urakoze cyane. Ku misozo y'imyenda ye. Ubwo no kuvuga ngo birasobanura amavuta wimikishijwe, amavuta yawe akuriho azagera no kuri rubanda. Yageze ku musozo w'ikanzu z'Abisiraheli w'abatambyi wagiraga inshunda. Iyi Zaburi reka tuyisome kugira ngo abantu bayumve neza. Ntacyo bintwaye. Haravuga ni Zaburi y'133 umurongo wa 2 iravuga ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe wa Aroni agatemba mu bwanwa bwa Aroni agatemba no ku misozo y'imyenda ye. It is like passion. Hano ndabona ku misozo y'imyenda ndashikibaye navuga ku misozo y'imyenda bo ntabwo bahitaga basirifira hakiraga incunda. Incunda zabaga ziri hasi. Ibisobanuro ngo ageze kuri rubanda. Ageze kuri rubanda. Ariko aho turi ku mavuta n'imbaraga z'amavuta warusobanuye. Ikindi no mutambyi wese yimikishirwaga amavuta. Nicyo kimenyetso kiri bibiliko. Nicyo twavuga. So ngira ngo numva ko inigenero ngo sobanura amavuta wambwiraga. Kandi tuyavuze muri rusange twerekana icyo biri igenda isobanura. Nongere mvugira ijambo. Niba koko Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho ibyari biriho, ahubwo naje kugira gute kubikomeza. Uranyumva neza. Nubwo yakuyeho ibitambo n'abatambyi akaba umutambyi akaba igitambo, ariko ntiyarakwiye icyo bivuze. Avuga ngo mbasigiye umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose, kandi wa mwuka wera ku bimenyetso bitandatu. So amavuta ni igikorwa gikomeye, ni igikorwa cy'ingenzi haba ku isi yose, haba ahantu hose, mu nzira zose amavuta nakomeye kandi gukoreshwa. Tugaruka twerekera aho turimo tushaka kwerekera. Utekereza ko imyumvire y'abantu yumvite amavuta? Ese kuki abantu batumva amavuta kimwe kandi bazi ko ari abakristo? Urakoze cyane ku kibazo ubajije cyiza gishoboka. Ubundi umuntu yumva ibintu bitewe n'uwamwigishije. Icyo cyo. Ubundi tuganire twiwacu aho tuba mu itorero tubamo batuzi neza ko turibamo. Twega iby'amavuta tuzi ko asibwa abarwayi gusa. Uko niko batubwiye. Nabo ntibabemera. Ariko nabwo nibirenge, ariko nabyo ikiganzo gikoze ntacyo bitwaye. Ubundi umuntu wese aba umuhanga bitewe n'uwamwigishije. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, umuntu arwanya ibintu kubera ko atabyumva. Wankurikiye atabyumva cyangwa atabizi. Oya, aho narangije kuko nawe reka. Icya gatatu, abatabyumva nabamvaga ati nakaba ari byo ubikoze bikoze undi umwuka w'ishyari.
uwitwa Lakore Foma Dastef mana amavuta yawe namanuke kure yumvikane uwitwa Miriam na Ron ngo barahindukiye batariko ubundi Mose udedemanga wishe umuntu ufite kese muri nuze mu Egiputa Mose uyunguyu tubona wanahunze akarongora umunyamahanga kwera ubundi Imana ivugiramo Imana iti mugabanye indura aho ngaho mwebwe muzajya mumbona mu nzozi no mwiyereko ariko Mose nubwo atazi kuvuga ariko ndamwemera mu mutima amavuta ni ikimenyetso cyuko Imana yakwemeye na rubanda bakakwemera cyane iyo tuvuze haleluya nimubyumvise none amina amavuta ubundi amavuta ntabanziriza umuhamagaro habanza umuhamagaro amavuta akaza nyuma nkuko twaturambitseho ibiganza bakatwambika ya misaraba mbere yo kuba mwarimu ntago babanje hari ibyo banje gukora ngemba ko mba pasteur ntago wese banyambika umusaraba nabanje kwerekana umuhamagaro baza gukonfirma cyane barawemeza bamana wa musaraba ndanasinya bagupfukamisha imbere ya rubanda ndarahira baravuga tuhereye none urahira urasinya none baravuga ati kubw'ububasha duhabwa dira urwego twemeje ko umushumba Nambabazi aha ububasha bwo kuyobora itorero cyangwa paruwasi ari kubundi uramva itorero none urumva ibyo tuba kubiganira urumva ntabwo ibiganza by'abashumba ari byo bindobanuye ahubwo Imana yandobanuye kera byemezwa n'amavuta bashyizeho rero noneho rero tugaruke aho shaka gutinda niki yego ni uyu mwuka urugwanya abakozi b'Imana cyane cyane bakora ibitangaza turagenda ko bita kuri uyu mugabo bita nawe raguramuzi use nuzi Petero sumva namuyoberwaga nubwo se wamuyoberwa yari afite ibiganza biriho amavuta y'Imana Pawulo nawe wibuke ko icyo abantu bavugaga barafati umuntu aguhereza umuswari ugere mu rugo ukiri indwara iyo bari nko mu gihe cy'uyu munsi bari kuvuga bati ubuntu akorana n'abadayimoni bivuga iki rero imbaraga z'amavuta ntabwo iteka mu isi y'umwijima kubera izo mbaraga ziba zikora isi y'umwijima irazikritika ubona biterwa n'iki nari nagushubije buriya nari ngikomeza ariko cyane ikindi biterwa n'uburyo twabayeho buriya abazungu nivuga butumwa ritangira mu Rwanda uruzare buryo usanga ikibazo dufite hano mu Rwanda bisa n'ibyo mu Burundi bisa n'ahandi hantu hamwe cyane cyane abantu bagiye bakoronezwa n'abafaransa n'ababirigi nako ababirigi muri ubwo buryo hari ukuntu batubwiraga Imana mu rwego rwayo ntibareka ngo abantu bamenye za mbaraga z'amavuta ndetse n'imbaraga zikomeye ariko tunakibutse nubwo tutarwe tugiye ku ruhande bibuke ko ivuga butumwa ryaje hano ryari rifite n'ingofero ya politike aho reka nikomereze nyine impamvu narishatse kuvuga ryatumaga hari ibyo batabigisha bibateza imbere ahubwo bakabigisha hahirwa bakene mu mitima kandi ntagara mu mufuka reka twikomereze turi kuvuga ku mavuta ikintu gitera n'abandi bantu kutayemera kandi mu buryo busobanutse ngiye kubikubwira ni bwa bumenyi buke twahawe mbere kuko barakwereka ngo hari amavuta yo kurya yego hari ayo kunywa yego hari n'amavuta yo gusigwa yego biratandukanye yego urabyumva urimo urankurikira umuntu ukritika yamenye ko yaji ugura kwa runaka kuki yisengera igahinduka amaraso mu kandi ntimutera induru bakabazo nkwibarije uguze ji kwa ntuzi wo kwa ntuzi sinshaka kuhavuga ntabwo ushaka kuhamamaza umushumba yarambikaho ibiganza gusa igahinduka iki ukizera ko ibaye amaraso kandi n'iji yaguzwe kwa runaka siji yaguzwe kwa runaka cyane wakoze cyane kandi warangiza umuntu wese afite imigati mu rugo umushumba agafata umugati akawumanyagura akavuga ngo uhindutse umuriro wa Kristo akaguha agapande kandi wawe wagura ikamyo y'imigati cyane kandi ukizera wakwizera bigakora erega ibintu byose bikomezwa n'ijambo nagira ngo mbanje kumva bakuye kumva ibi bintu uwemera ibyamya gutekereza n'ibindi
sibyo je n'umusengera amazi akayatanga nje ntabwo nabirwanya kuko yaravuze n'umwuka urugaragara nk'amazi umuntu uzambaraga n'ururimi yakoresheje ubwo nemvuze ku ifunguro ryera iwawe ufite umugaturo ufite ariko uzanacungure uriya mutsima baduha pasiteri akawuhindura umubiri wa Kristo yego ako kanya biturya nta kindi kintu yakoze kuko bwa mwigurira imigati bakanamanyagura kandi akantu gato bakaguhereza na ya divayi yavuye kwa runaka nyine yaje bakoye kwa runaka kwa kanaka turahazi bakaza badiyakone bakayitunganya bayiguha kubera isengesho ry'umushumba wabisigiwe wabiherewe ububasha kuko niyavuze ngo ndi pasiteri nemere gutanga ifunguro rye iryo jambo ringira uwo nuko Imana yangize mbere nabirambikaho bigahinduka kandi ukaburyo wumva utuje igitangaza rero ko nasengera amavuta nk'ayagusiga rwose isi yose ireba kamera zinareba cyane kuko Imana iguhamagara wari muri shambure ariko ntago nyumvise nakumvise umuhamagara w'Imana uhera mu rugo nta muntu upfa no kuwumenya ariko hari igihe wambikwa amavuta y'isi yose abafiteho muri quartier rero oya barasakuza kubera ko nyine urandenga buriya reka nkubwire icyo uvuze ungereye aho shaka ni ukuvuga ngo niba dufite akanwa gasengera amazi agahinduka divayi yego cyangwa ji ikahinduka amaraso ya Yesu mu buryo bwo kwizera niko n'amavuta ya busa ahubwo tukagira nabo duhagarika ngo bataryegera kubera ko kandi umugati umudiyakoni yavuye kugurura muzi ashobora kuba yanamuhayeho wenda yanamuhayeho mbere yuko kugezaho iriya migati isaguka ugira ngo nipfa kuburyo nawe upfa kurya none se iriya funguro se nubwo umuntu yaba akomeye mu nzego za leta yajya kuritanga hariya yarisengera rigahinduka amaraso ariko pasiteri wagiye kumugaragara ubundi amavuta ni ikimenyetso cy'uko warobanuriwe gusumba abandi cyane icyo cyo rero umuntu wese ukuri hasi kuvuga uko akumva ntacyo bigutwaye ntacyo bimutwaye kuko nyine uri hejuru uko niko kuri nyine uri hejuru so rero amavuta ntabwo ari ayo kwereka famiye kugiye kwimikwa amavuta nayo kwereka isi yose n'abantu bose uko niko kuri yes ikindi navuga nuko abantu bakwiriye kwemera imbaraga z'amavuta ariko wenda tuvuge iki kintu kiba mu bantu cy'imbaraga z'ishyari zirwanya amavuta y'abakozi b'Imana ubona gishorewe n'iki mbere yuko akwiye kwemera amavuta nanone umbabarire ntago ngukosora umukozi w'Imana agirwa agaciro n'uyaguhaye tagira ngo ugende uyagure hariya uvuga uti nanjye ndiyimika ushobora gusanga wisize gikotori cyane kubera ko uwayaguhaye ntabwo afite ubwo burenganzira so ahinduka ibyo kuko ubushobozi nkuko pasiteri ahindura umutsima mu wa Kristo padiri agahindura divayi mu maraso ya Yesu mwabakayumwe so biterwa na zambaraga tagira ngo uhagira utwumva agenda yagura yashiriwe ati nanjye ibi nabikora oya ntago wabikora ntago oya nanuzana hariho ikintu abantu batekereza ikintu bita papa wawe mu mwuka meri wawe mu mwuka akugiraho ububasha bwo kuguha imbaraga nkuko Eliya yazihaye Elisa arababwira ati genda za kuguha umwitero nguha imbaraga zikubye kabiri zari zindimo bivuga iki rero na Pawulo nawe yafashe Timoteyo aramupfukamisha murambikaho ibiganza aramubwira ngo giwe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ariko ndagira ngo nguhumekere mu mwuka wari urimo kugiye gukora ahantu hakomeye bivuga iki rero imbaraga z'amavuta ni ikimenyetso gikomeye ya urakoze cyane ubaje ngo se biterwa n'iki nagushubije kare ubundi akenshi burya nubona abantu batakurwanya uzamenye ko uciriritse ntabwo bunazwe ariko burya barayasigwa kweri noneho ukurushaho kuzamuka Imana ikurobanura ukurushaho kuzamuka ni nako abantu bashobora guhengereza bareba ariko by'ukuri batareba ibyiza bihari ahubwo batekereza ibindi uko ugenda uzamuka ukagera kuri level
isi yose ibibona. Oya ikindi ntureba Yesu misi ye yanyuma twavuga ko yegeraga yanyuma yaza gukora ibitangaza ku rwego rukomeye. None agakora ibitangaza biri direct birenze uko abantu babitekereza. None umwe abantu batangira guca ku ruhande bavuga bati uyu muntu ntabwo akoreshwa n'Imana. Atashobora kuba afite umwuka wa Yezebuli. Atashobora kuba afite ubwuko w'abadayimoni. None araje arabwira tese niba nakoreshwa n'Imana ndakoreshwa n'iki? Ese Satani yakwirwanya? Hari ikindi yanababwiye ijambo rimwe narikunze cyane abivuga se Yesu ubona tuje ukuntu kwiwe rwose mu buryo bugaragara ahubwo atari ko subone babaze ikibazo niba nge mbikora ko abana banyu babikora ntimugire ikibazo. Mugana ntago yasomye ayo ngo narayakurikiye akoze cyane so nabo barabikora. Ibyo rero ntekereza ko no kutamenya ni bwa bushobozi buke ni ibirero utumva ubundi hari ibirero umuntu atumva pe oya hari ibirero tu cyo gushize umuntu yaragiye mwivuga butumwa ndavuga turi pastor marati bura wajya gikuzima ati niho yirirwa ati ziriya mbaraga tunze nkibaza iyo nzira ijya yibahe kubera igikundira umuntu abahagazemo ugahagarara hatahagarara ukavuga hatavuga cyane ngo dakunda gupostinga ibintu byacu urabyumva nawe cyane ntabwo dukunda gupostinga turatuza none uwo mwuka ukaza ari uwishyari ariko amavuta aremewe. Oya amavuta nanjye ndayemera cyane amavuta ndayemera sinanarwanya n'umuntu ufite amavuta y'ubumana muri we. Mani go umugisha. Ya rero turimo turagira ngo tugende kutuganira ariko nawe nibuke ko hari topic wigeze ugira uvuga ku mavuta akandagira amateka. Yes. Ayo mavuta akandagira amateka na amavuta amateka mu bintu byinshi. Yes. Hari uburwayi bwakwiziritseho iyo avugaga ari amavuta akandagira amateka bashakaga kuvuga iki? Nge nabwiye ko buri ijambo ryitwa amavuta ndarikunda. Nge nta muntu nyasiga ariko abikora ntago mbarwanya ngewe kuko buri muntu agira uko akoreshwa n'imbaraga ziwe. Nge navuga imbaraga z'umwuka wera zikaza zigatsikamira zigasyonyora zikaryamira amateka gahinduka. Buri murabyumva none abantu bakabati uko kanaka afite amavuta y'Imana kanaka arigisha afite amavuta ijambo rirasize urumva ko ijambo rigenda risizwe nyine. Ibyo rero nge nabikoze ko ntabwo byanga byakunda nta muntu wahindura ko Yesu yaravuze ngo umwuka wera ni uzemeza abantu kandi twonye ko umwuka wera mu bimenyetso biwuranga harimo n'amavuta. Ese ugiye gusengera nk'umurwayi ugahishurirwa ko ugomba kumusengera ubusize amavuta ako kanya ntiwahita ubikora ako kanya kuko Imana yabimbwiye cyane nambwiye ngo kora iki kubera amavuta nabikora nambwiye ati umurima w'akana kawanze kwera genda usengere ubusukemo amavuta hari ugeze gikuntumira hambwe ati inka zanjye zirarwara buri kanya ndamubwira nta kibazo ndaje nsenga Imana numva ngomba gutwara amazi ndajya ndayasengera nshiramwe umunyu bayisomesha inka zirabyara rega nta kibazo umwuka ni wo guhecya uri bukoreshe mu gihe nk'icyo ngicyo. Icyo cyo ndabyemera kuko umwuka uzana ibintu ako kanya tumizanye ukuri ibimenyerewe si iby'umwuka. Ntago ari iby'umwuka ariko jambo ntago ryumvise ndabyumvise ibimenyerewe si iby'umwuka ni iby'abantu. Umwuka avumbura ibishya kuko Yesu yaravuze ngo nibyo ntigeze nkora uwo mwuka azayibakoresha. Yes. Iko niko kuri twerekera ku musozo abantu bona bakwiye kumenya iki cyatuma bamenya imbaraga z'umwuka cyangwa se bazitekerezaho. Ariko mbere yuko wenda ndekera ku musozo hari cyanditswe ngira ngo dusome kiri mu gutegeka kwa kabiri niho dusanga za mbaraga z'amavuta. Icyo cyanditswe uraza kugisubirisha ikibazo ngiye kukubaza cyo ku mubyeyi noneho ariko uko ngiye kukubaza ngewe ndabigusobanurira. Wevuga ndarwara imyaka amaze kuri kamera ndavuga tayari tugenda kibazo shyiraho ngaho ari wanjye yagezeho
yes twarimo tukivuga rero ku mbaraga z'amavuta n'umumaro wazo ibyo abantu batazi batekereza ko bitabaho ibyo abantu bazi ko bibaho ni bito bikubikeneye n'ibyo bazabona ko bibaho nakubwiye kare ngo abantu babirwanya kubera ubumenyi buke batazi ko bibaho cyane no kudashaka kwiga cyane no kumva utakwakira ibyundi ukumva ibyawe nibyo bizima cyane ariko burya ibyiza wagombye kumenya aho bikomoka naho biva niyo mpamvu ikibabaje kurenza ikindi nuko abigisha b'abandi abo tuzi ko ari abigisha b'abandi batazi imbaraga z'aya mavuta cyangwa se batazi agaciro k'amavuta ku buzima bwabo ubona mu by'ukuri nk'abo bantu babaye bari ku rwego ruyoboye ruragiye intama zaba zigana ubundi intama yose igana aho shebuja agana bivuga ngo none izo ntama twazigirira agahinda ntabwo uri buzigira agahinda kuko imana data twese irazizi none zuko neza kandi natwe araho twahoze kera turahindura imana ishaka tugirire neza erega ibintu byose bikorwa imana ifite inyungu z'umuntu yaremye cyane ibintu byose bikorwa rero ngiye cyo nshaka kugarukaho ko twaganiraga nirinda urabizi mu buzima bwanjye nirinda guca urubanza kuko ushobora gusanga uncira urubanza atazi n'ibyo arimo avuga cya kabiri yibitseho ubumenyi bukeya cya gatatu yahuye n'abataza hariho tukiri iwacu yo hepfo ntibatureba ko umuntu wese uje i Kigali ari umukire cyane ngo yoragura ibiceri niko wabisanze barabibonye reka da Kigali birahaba oya sawa rero utagera ibwami oya unageze kumenya ukabona imodoka ziri hanze wagira ngo buri muntu agiriye oya none se ubonye amazu ahari wagira ngo nta n'abakodesha bahari so rero utazi ibintu yagombye kwirinda kubisobanura mu buryo atabisobanukiwemo akavuga ati ibyo byose buri muntu twakoreshwa ikindi cya kabiri Bibiliya ntabwo ari umurongo umwe oya cya gatatu ngiye kuvuga aya mavuta banga gutura abantu hasi umva Cyprien ndakuze nge nakiriye Yesu 16 yego twarasengaga abantu bakagwa oya n'uyu munsi baragwa n'uyu munsi baragwa rero ari uhusha ukagwa nabyo numwuka genda shaka ko nkute gake impamvu ndi kubera nk'utanga uca mu ijambo mushumba ariko koko kandi koko tuzi umushumba y'umwumva umve musaza kubwire umusaza by'abasaza turavuga ibintu byumvikana buri gihe iyo umuntu akurusha imbaraga zikora ibyakunaniye igihe cyose nicyo akoze ntukemera urimo urabyumva twarishaga abadayimoni bakagwa n'uyu munsi kugwa k'umuntu ni imbaraga z'abadayimoni ziri muri we zatinye imbaraga z'umukozeho yes banyumvise ariko izo power umuntu afite ubu nguhiritse ubu nubwo uruzungana nagwirika kandi gusa icyiza cyawe ubu duhagararanye aho nafata hejuru ntiwahagera ariko hasi wahantanga rero ibitekerereze y'abantu ibingana nuko bareye ubwo ntiwajyanginga umuntu uje muri izo nzira so rero izambaraga dufite wa muntu azifite ari icyo akora abantu bakagwa ibintu bigahinduka abantu bagakira abantu ko tuzi neza ko indwara zose zizanwa na satani ntiyakwirukana rero ngaho komeza nta kibazo icyo naringiye kukubwira aho kuba injiji nabo umuswa ibyo byose ntabyo nshaka uretse ubanza wumve impamvu mvuze gutyo aho kuba umuswa nziga kandi ibyo ntazi nzabaza umva buriya injiji ntiyemera ariko umuswa ababyiyizi wakoroha akigishwa niyo mpamvu ariyo mpamvu uvuze ngo aho kuba injiji ariko ni wowe ujye sinzaba injiji sinzaba n'umuswa nzamenya tu ariko afazari naba wowe naba umuswa kubera iki umuswa yemera kwigishwa nta kritika ariko injiji ishobora gukritika ibintu kuko ishaka kwerekana ko ibizi gake cyane abapingaga Yesu bahuye na muntu bibahumutse ariko ni wese we arasa nawe hagati ariko ni ngewe ati we shima Imana turi afite abadayimoni bemeye ko ahumutse ariko baravuze ngo shima Imana ngo ati gihe cyo mpfa nuko yagize gute nari impumyi ariko ngira gute
kutabivuze wanyikiriza se nari impumyi ariko none ubu ndareba so wanyu ntiyatumye ndeba pasitoro ntiyatumye ndeba ata P4 namwe ni wanyu ntiyatumye ndeba nicanye n'abashumba ntiyatumye ndeba ariko hari ikiganza kinkozeho nje ndareba ibindi umbaza nibi cyane nuriya mudamu wakoze ku cunda za Yesu cyane agahita kira kuvirirana Yesu yumvise ko hari ikiganza kimukoze ariko arajya arabwira ati muyake mbabwire twabonye abantu hari abantu banyuza aha hari aba bishop banyuza aha hari aba poto banyuza aha hari ba musenyeri banyuza aha atariko imyenda yabo ntiyigeze ikiza cyane niwe muntu urumva nibyo dushaka gusobanura niwe muntu ndagira ngo ubwire rero aho hantu rero nerekera ndashaka bano bantu nasubiza bano bantu bajijuke jya ureba icyo bakorewe ugiha agaciro n'uwakigukoreye cyane n'imbaraga zakimukoreye kabwa ati ngewe ibyo kuvuga uwo ari we ntabwo ari ikibazo cyanje nje nuko nari impumyi ariko nkaba ngira gute ndareba tukareba yampumishije ntabwo ari mparundi uje arampumura bivuze ngo umuntu w'umuhanga areba igikorwa uko cyakozwe n'uwagikorewe yes cyane hanyuma wenda tunaganira kuri aya mavuta nifuje ko tuyaganiraho bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi numvaga ashaka ko abantu dukwiriye gusobanukirwa amavuta nk'umuntu w'umushumba wabaye mu itorero kandi uri mu itorero ry'umwuka ariko numva twaganira ku bintu bijyanye n'amavuta ikindi cya kabiri cyatumye tuganira kuri by'amavuta hari umubyeyi umwe ni umubyeyi w'amavuta ni umubyeyi dukunda cyane ni Apostle Mignonne ni umubyeyi mwiza cyane n'abadukurikiye tubabwire ko rwose ni umukozi w'Imana amen ni umukozi w'Imana ufite umwuka w'Imana ufite imbaraga ufite ubumuntu ni umumama Imana ihagurukije abagiye basengana nawe mu byumba by'amasengesho barabiza amasezerano Imana yajyaga imubwira kera ikamubwira ati nzakugeza kuri rero hari akavido kamwe nabonye ashyize ibiganza ahantu mu mavuta noneho undi muntu abana barakazunguza bakavuga uko katari byanteye kumva gukurikira inyigisho ze zose kuko yari ari kwigisha nyine ku mavuta amenagura imbaraga z'abadayimoni amenagura imbaraga z'umwijima ariko tunabonereho tunamubwire ngo nakomere turamushyigikiye kubera ko birasanzwe ku bakozi b'Imana birasanzwe ku bakozi b'Imana nk'umukozi w'Imana wowe ukurikirana ibintu by'amavuta by'imbaraga ubibona ute urakoze cyane urakoze ku ngingo nziza umbwiye nanjye akavideo narakabonye cya mbere ndabanza mvuge hari ijambo nashaka mutya kwa kabiri yaganira banze nkubwira ikintu kimwe mbere na mbere umushumba Apostle ibirere bye biri hejuru ku buryo kubirwanya cyane ko urwana n'umuntu kuri hejuru ntanamugeraho buri ntikimenyimenyi ntuzigera umubona arimo asobanura bino bintu nta nubwo ibyo yabijya wasanga atanazi n'ibyo birimo binavugwa ntabyazi ibyo ntiyabiha n'umwanya ndashaka kwereka icyo nshaka kuvuga ahangaha ngo unyumve neza unabisobanukirwe unabyumve icya kabiri nanjye narabibonye ariko reka twivugire mu ijambo ryoroshye wari uzi ko n'ikimenyetso cy'amavuta gisobanura ntuzi gisobanura amata ari umwuka wera cyane wari uzi intoki zinitse mu mata ukuntu zoroha cyane yaravuze ngo yinitse ibirenge n'ibiganza mu mata barimo babyumva ariko ndimo ndabyumva yinitse ibiganza kandi ukabonye ko ibimenyetso byerekana umwuka harimo n'amata aho Pawulo avuze ngo nuko mwifuza amata y'umwuka adafunga kugira ngo abageze ku rugero rushyitse nyarwo urumva bashyiragamo intoki aho ngaho tumwe tubyumva gushyira intoki muri ubwo buryo bagashyiramo amavuta icyo cya kabiri habaho no kwinika ibirenge ahubwo buriya bashyiramo no mu birenge ahubwo buriya
ariko urabyageze hose kuko nundi kwa Aroni byaciye ku mutwe biramanuka nta mpamvu nimwe. Oya cyane buriya rega nkubwire Yesu ubwe bamusiza amavuta ku birenge ndetse abari bamwegereye hafi barabikritika banabigira n'intambara baravuga ati twagombye kuyagurisha kuki yasize ku birenge. Ati hoya ibi birenge byanzaniye inkuru nibyo nubashye siza amavuta ibirenge kuko ari byo byanzaniye inkuru mwe mutambwiye noneho yasagiye yakobwira abwira ati mureke mbabwire uyu mudamu ikintu akoze nikizibagirana mu mateka yose. Icya kabiri Yesu yaragiye gupfa bari amavuta y'ubwami yo gusoza urugendo aho Pavle ngo nabaye nk'ibiswa ku bicani rero ntiyarakenewe ku birenge kuko umuntu yacyakora umurimo uruhanga nirwo rukenewe ubundi birenge bugiye gusoza urugendo ubundi cyane murabyumva cyane bashimira intambwe wateye. Yego hano abantu ariko iyo bagushyize amavuta ku kiganza ubundi hari ahantu hatatu bagira hari amavuta bashyira mu ruhanga icyo gihugu kimye bwa mbere mu murimo amavuta bashyira ku ruhanga nayo mu ntuza. Noneho icya kabiri iyo bagiye kugira no gufata ibiganza ukabishyira mu mavuta bisobanura ngo ubaye umunyabikorwa ibiganza byawe bigiye gukora ibikorwa. Haravuga 3 mutwe wa kabiri avuga ngo kuri Ashera aravuga kuri Ashera aravuga ati Ashera habwa umugisha n'urubyaro ashimwe na bene se yinika ibirenge mu mavuta ya Elayo. Yes. Ni Bibiliya. Je by'ukuri igikorwa cyabaye hariya ngewe ni igikorwa cya gihanuzi cyane kandi abantu bose ntago bemera ubuhanuzi. Ntabwo abantu bose bemera ubuhanuzi ariko kandi umuntu nagaye ikintu cyo bicecekera byihorere unabirebe unatuza umutima wawe. So urumva rero harimo kwinika ngo yinitse intoki mu mata hano hagiye ibirenge cyubara kuba yarashyizemo inteke no gusobanura iki nuvuga ngo avuye mu magambo yo kuvuga yimikiwe gukora ibitangaza. Asifiwe Bwana. Amen. Kandi kugwa k'umuntu tibisobanura imbaraga z'utazimugushije ahubwo ibindimo bihuye nibiri muri uriya muntu unaniwe aramanuka. Ngero nkabona ko ni igikorwa cyiza cyo gushimwa kandi je nemera mu ruhande rwanjye rwose kandi nkavuga ngo umva ibyavugwa byose ntago nababara kuko amavuta iyo uzamutse mu mavuta abantu bagomba kuvuga. Reka nguhe urugero mwese iyo utabyaye bakwita ingumba cyane wabyara umwe bati byaramuyobeye wabyara batanu tuguzabaha iki iyi si niba nta munoza urwego rw'amavuta rwose ruragwanywa urwego rwose rw'amavuta rurarwanywa ariko banza urebe nukora analyse ubanza usobanura ibyo twagiye dusobanura ahangaha ngiye ku ruhande rumwe nshaka kwivugira kuri ibintu nabonye nanjye video narayibonye pe nongera ndanayibona numva nibiganiro ndabyumva ahubwo yoza kumpera umbaza ibyo mbere nkavuga nk'ibintu 45 Imana yakoreje uriya mubyeyi. Oya byo ni ibyanje wowe ufite 45 ariko byo mvuga ni bya bindi umukubwira ngo ntukorewe wibuke ko je 45 mvuze ni bya bindi Farao bamwatumva rero igitangaza ntacyo turi bukore iki n'urutoki rw'iki rw'Imana n'urutoki rw'Imana rwabikoze nibyo nashaka kwibwira ibintu 45 nzi byakozwe nuko kw'Imana kuri ku mushumba ariko ni byinshi ubwo uvuze abandi batakwigana mvuze iby'abantu batakwigana nawe urumva navuze iby'abantu batakwigana noneho utakwigira nkawe utanakwishushanya ngo ubikore nkawe. Noneho uyu urebye n'umwuka uri kuri apotre umwuka w'ubumana n'ubugwaneza usiga abashumba beshi hari abantu basigara bagatakara. Ariko nkubaza wibaza ko ari amavuta yasizwe ari nayo bitangaza mwibwira benze byo yakoraga ubundi ni iki wazana hariya kwa poso kitahaba ntacyo no kuza kwigisha no kugira gusa muze munezerwe kuko ntabyo mwazana bitahabaye. Oya none ngiye kuvuga urugero ubundi uretse ko ari abantu bakritika aposo ntakeneye abantu nubwo abantu ari ngombwa bivuga ngo ntabwo avuye kuzana amavuta ngo azane abantu bari bahari. Urumva ntabwo yagiye kuzana amavuta ngo agure inzu asanzwe ayifite
ntabwo agiye kuzana amavuta ngo agure imodoka yurira indege imodoka afite irahenze iri muzihenze mu Rwanda ataraba na pasiteri razifite nubwo ndaguha urugero ntabwo agiye kuzana amavuta ngo amuhe ubwiza cyangwa icyubahiro n'ubundi asigaye n'ubundi yicara agize gute ahakomeye noneho ugiye kuvuga ngo agiye kuzana imbaraga hanze zo kugira gute abakize kanseri baravuga abakize umutima baravuga niba hari abantu batanga ubuhamya ngiye kuguha urugero wubaha umuntu igihugu ubwacyo wemera akavuga ati ngiye gufata abana mbagaburire batarabange bave mu mutuku akaba ibyo bintu akabikora imyaka 5 imyaka 6 imyaka 10 reka nkwereke buriya rero niyo mpamvu abantu benshi noneho ndaguha urugero iteka iyo ukoze birenze abantu batangira kubikritika ikindi cya kabiri kubera ko bisaba uburyo batangira gutekereza ngo imbaraga zimuha ubu buryo zivahe kandi hari Imana supporting umurimo wabo rero niyo mpamvu nashaka kubwira abantu ugiye guhamagana ushaka gusoza kankubwire giye ntaciye ku ruhande kuko ngiye mvuga amagambo atatu ngiye gusoza ikiganiro nujya kugisoza urampa uburenganzira nyavuga ngengera amagambo njya soza nkabwira ikintu cya mbere ntiduhakane umbabarire hari ibintu nge najya mpfa gufata gutyo twemeramwe ko hari n'abajya gucisha bene ibyo bintu ariko kuri Apostle Mignonne ni iki yaragiye gushaka kirenze icyo asangamo nicyo kibazo nkubaza bamwe bajya kwashaka uburyo bitangaza byarakoretse bajya kwashaka ngo bakuru urusengero zirahari bajya kwashaka abantu bakira indwara barahari bajya kwashaka kugira ngo bagire igikundiro aragifite niwe muntu ushobora kwinjiza abantu online bakaba benshi bajya kwashaka kugira ngo burire indege yarazirambiwe ndashira ngo nyumvishe oyagewe reka nkubwire ngiye urugero ninde wagiye kuyazana wo mu Rwanda abibwira ko baba banayafite bafite performance ubwo nagira ngo ukure n'abantu muri confusion n'abantu babakwire hari abantu banayacisha ko bavuga ati buriya mpamvu bavuze bagize oya nje ntabwo oya nje byari kuba ikibazo iyo tuva tutemeye ko hari n'abakoreshwa n'imyuka mibi babaho kugira ngo bagire zamba ariko ubundi bajya kubishaka bakeneye ibintu bine icyubahiro ikundiro amafaranga kumenyekana no kugira ibikorwa by'indashyikirwa ejo bundi hari yagiye Uganda hari urusengero rumeze rute ahangaha wemera ko n'urusengero rwaho ruciritse ku ruturwa yasize hano suko ndashaka kubwira ariko uriya mugabo afite ibirere bye kandi twe ntabwo tureba wimitse tureba igikorwa cyakozwe ubu ngubu mbwira ko akangwe nk'urugero nta muntu tubikore ku mutima turaganira ubu nta muntu wimitswe n'abashumba uyu munsi atagifite ijambo amavuta yavuyeho amavuta yavuyeho zuko amavuta yavuyeho icyo tureba ni igikorwa nyirizina ntabwo tureba icyo umuntu asigiwe urakabyara nibyo tugaruka genda nashaka ikiganiro tugisoreza dusa n'abasoza ariko tuzakigaruka kuko none tuzajya muri detail ku mbaraga z'amavuta kubera impamvu buriya Dawidi asigwa nuko nta media yari iriho ariko bise Bibiliya hari tuno turabyumva ariko noneho iyo baza kwimika nk'umuntu avuye mu nama bakamusukaho amavuta bikamenyekana ntibari kuvuga ngo baramutambye bari kuvuga ati Yesaya ati yatambye kakana ati bagasukaho amavuta ati ahubwo karapfuye by'ukuri urakoze ku kiganiro tukoze kuko nanjye nkunda kugenda hanze hirya no hino umuntu ujya gushaka biriya bintu hari ibyo abakeneye niho ubanza ukareba ese koko yarakeneye ibintu bihari yarakere bira ntibihaba none ukavuga uti ko umuntu agiye kubikora kandi uwo ngo abikora igihe gito nge rwose nta nibanga ririmo hari umugabo nze bagaha mu Rwanda ariko yagiye gukorera hanze we yagiye acisha ibyinota 45 noneho umunsi umwe araza arasenga ibintu kurano agira arangaya ikarita ishiramo ikarita ishizemo amera nk'abandi kandi avuga ko ku munsi yari iminota bakoresha ivyo bintu se koko nabone mana harandi nagiye guteranira muri Uganda twageze kwera imbaraga mfite tufize umwuka wera wa muntu bitangaza biranga aravuga ati abantu binjiye hafite badayimora ngo ntabo dufite rero hari ibintu dukwiye gutandukanya nabwiye umuntu ni umuntu ufite izo nuza zitura umuntu hasi ntura hasi nkago
nzahita asubira ku gice. Urakoze cyane ngo tuse nk'abashyira duvuga ibintu tuganire buriya nkubwiza ukuri mukozi w'Imana iyo uhangara kuvuga kurusha imbaraga uba wiyambura ibirere bizakugeza aho yageze cyane. iyo wubaka umuntu uba wiyubaka, iyo urwanya umuntu uba wirwanya cyane. kandi wagombye gutekereza amashyi y'abantu ntazatume ukora amakosa, kuko Yesu abamusasiye imyenda hasi ku munsi wo kumushyinga ko mubamba hatari ko ntacyo dupfa n'imyenda yacu ntagire gute. So rero naba byiza ko mbana n'abari mu bihe birebire kuko nkeneye kubisobanukirwa. Icyo utazi gitware gake, hamagara abagisobanukiwe imbere y'Imana. Ngewe tugiye gusoza ariko n'ubundi twashoje ijambo ngiye vuga natatu kuba ntabundi giye sinshinzwe kuvuga ibyo ushaka, shinzwe kuvuga ibyo numva bindimo kandi sobanutse. Niseguye ku muntu ntavuze ibyo ashaka, ntavuze ibyo atarakeneye, twaro kujya inama. Yari topic, yari deba yacu, tuvuga ukuri tureba duhagazeho nk'abagabo. Uranyumva neza? Ikindi wumva abyumva ukunda twandika kandi nanasoza ariko nanyandikira se ibyo nta gahunda yo kwandikiraho kuri channel nanasoze ubwe ntimwitonde. Ntabwo Satani yagushakira Yuda ngo Yesu akuburire Simoni no gutwaza umusaraba uko bimeze. Tugende gake. Murakoze. Reka dusoze, mwese tubashimire mwari mudukurikiye. Tuzakomeza kuvuga kuri aya mavuta kandi afite ibimenyetso byihamya. Kuri mikoro ya Esprit Hakizimana twari kumwe na mushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste. Nakagaruka. Bye bye.